inshingano ziremereye bagomba kuyobora abantu. Ubundi ahantu hose hari abantu hakagombye kuba hari abahanuzi bavugana n'Imana, bumva ijwi ry'Imana, babwira abantu bakababwira ngo Imana dore ico ihayivuga, Imana dore ico idushakaho. Uwo ni umuhamagaro wa gatatu. Umuhamagaro wa kane ni ukuba bumvira abashumba. Urabyumva? Buriya bashumza amatorero. Abantu bose ntibazoba ba pasiteri. Hariho umuntu azamakerera ngo yama w'umushumba, anabe n'umuhanuzi, anabe n'apotre. Ibyo ni ukuvangirwa. Birashoboka, reka ndeke kubipinga. Hari igihe umuntu usanga nyine kubera ni nka kwa kundi twavuze gift, hari abaronka nyinshi, hari abaronka nke. Ariko nabyo hari igihe abantu babikora bivuye ku Mana aho nta n'ikibazo bitera, ariko hari ikibazo abantu bashaka kugira. Nacyo gituma ubona abantu bagongana mu matorero n'ibindi, nuko abantu bakorera mu mihamagaro itari yabo. Umuntu iyo amenye umuhamagaro wiwe aza akora neza nta n'ikibazo azatera. Abateza ambutiyaje ni abantu barimo bakorera mu mihamagaro itari yabo. Hello family, amakuru mufite mumeze gute? Murakomeye? Turabasuhuje cyane aho muherereye, tubifuriza ibihe byiza. Imana ikomeze ibagiriye neza, Imana ikomeze ibiteho, ibiyereke muri byose mubona Imana. Abataramenya Imana turabifuriza kugira ngo Imana ibafashe, mumenye Imana, kuko mu Mana hari amahoro. Rero turabakiriye cyane, turabiyegereje kugira ngo tubane muri uyu mwanya udasanzwe, ikiganiro ciza tugiye kubaha. Rero tubane, kandi ndibaza yuko kibuze kubafasha, kiragira akamaro kuri mwebwe. Rero dufite umutumirwa wacu, umusangwa wacu duhorana hano, turakwakiriye cyane. Murakoze cyane kuduha ikaze. Wisange hano ni hahandi uza utanga ibiganiro byiza byubaka, bifasha, uhereye kuri njyewe n'abadukurikirana, abakunzi bacu. Rero urakaza rwose. Mugize neza. Turahari. Urakoze cyane. Hanyuma ushobora kuramutsa abakunzi bacu kuko nabo baba bagukumbuye. Turabaramukije abakunzi b'iyi channel Space Bar Official. Turabifuriza amahoro y'Imana, bakomeze bamererwe neza n'imiryango yabo. Yesu abiyereke, abiyereke babona ubwiza bw'Imana. Asante. Uhabwe umugisha nawe kubwo gutanga umugisha hariya. Uyu munsi ndifuza yuko tuganira, hari ibintu bitatu nshaka ko tuganiraho, abantu batazabasobanukirwa neza ngo bamenye kubitandukanya. Yego. Uyu munsi tugiye kubivugaho ka evangeliste, nshaka ko bidusobanuriraho kugira ngo tubimenye. Hariho imbuto za Mwuka Wera, hakabaho impano za Mwuka Wera. Ibyo bintu bibiri abantu ntibaza babisobanukirwa neza. Mbese umuntu ntamenye ngo imbuto za Mwuka Wera nizi, impano nazo za Mwuka Wera nizi, kuko ziratandukanye. Rero uyu munsi ndifuza yuko ari cyo twovugaho, abantu bakamenya ngo imbuto za Mwuka Wera nizi, impano nazo nizi ngizi. Karibu. Murakoze cyane. Reka dutangire dusenga, hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro cyacu. Data, duciye bugufi, turi imbere y'amaso yawe, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko watugiriye neza, tukaba tugeze ahantu tugiye gutangira ibiganiro. Ijambo ryawe tugiye kuganira ahangaha, ubwacu rize kudufasha kandi uje kuduha ubwenge bwo kugira ngo dushobozwe nawe, kuko niko Pawulo yavuze ngo shobozwa byose na Kristo uzumpa imbaraga. Uduha imbaraga muri iki kiganiro. Ikindi turasabira abazakurikirana ibiganiro bose kugira ngo bahabwe umugisha, kandi uzabahe kumva ahasigaye impinduka nziza,
zibe mu buzima bwawe. Icyubahiro ni icyawe, komera ni ukwawe ibihe byose. Amen. amen. Murakoze cyane. Muravuze ngo tuze kuganira hejuru y'imbuto z'umwuka wera n'impano za mwuka wera. Iyo niyo topike wateguye, ariko uze kunemerera ndetse tuze kuvugaho n'akandi kantu kuko kumenya imihamagaro ingana gute, kuko ibyo ni ibintu byose abantu usanga kenshi barabyitiranya, kandi kubera ko babyitiranya hakaba n'igihe umuntu akorera mu mwanya utari uwiwe, kandi igihe cyose umuntu ariko akorera urebe nk'abakinnyi mu kibuga. Buriya abakinnyi buriya bariya abakoce wabo baba batoza baba babwiye umuntu ngo wewe inimero yawe ni iyi ngiyi, urahagarara ahangaha. Umukinnyi mwiza rero azi inimero azakinaho, kandi niho azahagararira, ni naho bamuteze ko agomba gukora no kwerekana ubuhanga bwose bw'umupira cyangwa bw'uriya mukino, noneho akabwerekanira ku nimero yiwe. Ashobora gukina naho yokina neza, ariko iyo yataye inimero, buriya kuri coach deja azahita amubwira ngo wakoze amakosa, kuko urakinira ahatari nimero yawe. Ni nabyo no mu mihamagaro hari ukuntu usanga byarajemo utujagari, cyo gituma usanga abantu barengukana hejuru, kubera ko bamwe bagiye mu nimero zitari izabo, abantu barimo barakinisha nimero zitari izabo. Rero kuba watekereje iyo topic, nanone reka tuyisanishe, ni ibintu bitatu kandi byose biri mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma imbuto, impano, umuhamagaro. Byose birasa. Rero reka tuze kwifashisha biri ijambo ry'Imana, tuze gusoma noneho twumve uko bino bintu bimeze. Turahera mu Bagalatiya ibice 5 n'umurongo wa 22. Aho tugiye gusoma ku bijanye n'imbuto za mwuka wera. Niturangiza nanone turaza gusoma Abakorinto ba mbere, tuze gusoreza rero hano mu bice mu Baefeso kandi no ku murongo wa 11. Reka twinjire dusome Abakorinto. Narimvuze ko ari Abakorinto ba mbere ibice ni 12 n'umurongo 8 kugeza kuri 10. Reka tuze gusoma. Twavuze ko tuza kaduhere mu Bagalatiya. Abagalatiya Abagalatiya 5 umurongo wa 22. Haravuga ngo nyamara imbuto ziva kuri mwuka wera nizi: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, imico myiza, kudahemuka. Amen. Izo ni imbuto za mwuka wera. Izo ni imbuto za mwuka wera. Reka tuje noneho ku mpano za mwuka wera. Abakorinto ba mbere ibice 12 umurongo 8. Haravuze ngo mwuka aha umwe kumva ijambo ry'ubwenge, undi uwo mwuka akamuha kuvuga ijambo ry'ubumenyi, undi uwo mwuka akamuha kwizera Imana, undi uwo mwuka umwe akamuha impano zo gukiza indwara, undi akamuha gukora ibitangaza, undi akamuha guhanura ngo avuge ibyo ahishuriwe, undi akamuha kugenzura, uvuga niba avugishwa n'ingabo za Satani cyangwa
na mwuka w'Imana, undi akamuha kuvuga mu ndimi zindi, undi akamuha gusobanura izo ndimi. Amen. Amen. Turangirize rero mu Baefeso. Abaefeso ni 4 n'umurongo wa 11. 4 umurongo wa 11. Haravuze ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, abandi ngo babe abahanuzi, abandi ngo babe batangaza ubutumwa bwiza, naho abandi ngo babe abashumba n'abigisha. Amen. Amen. Hanyuma ndashaka ko usobanura kimwe ku kintu, sibyo? Uhere ku mbuto. Ubundi imbuto ni iki? Udusobanurire imbuto ni iki, kugira ngo noneho habeho tumenye ngo impano ni iki, imbuto ni izi, umuhamagaro n'uyu. Murakoze cyane. Reka tuze kuganira twamaze gusoma. Ni byinshi, hari aho twoza dusubiraho tukifashisha kugira ngo tuze kubikurikirana, ariko ni ukuvuga ngo imbuto, buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo turi abo yaremye, kandi kuba twararemwe n'Imana ni ukuvuga ngo umuntu wese uko ufata ikintu cyavuka, ikimera, igiki, ikintu cyose, iyo kihaye gikura kigomba kugeraho cyera imbuto. Kurabyumva? Umwana azavuka, yamara kuvuka ni uruhinja yabyawe n'ababyeyi bakamurera. Iyo bareze umuntu muzima uhaye ukura, aza kura nawe igihe kikazagera, nawe agatangira kuzabyara abandi bana, kandi nawe yaravutse ari umwana. Hanyuma rero imbuto wenda arizo duhera n'abahinzi n'abandi. Umuntu yateye imbuto, kurumva? Bibiliya avuga ngo yaraturemye kandi yaturemeye imirimo myiza. Hanyuma rero umukristo wese, umuntu w'umukristo agomba kuba afite imbuto yera. Imbuto za mwuka wera. Izo mbuto ni imbuto z'umwuka wera. Ni nko kuvuga ngo uhinze umurima, numara guhinga umurima uwitegeho umusaruro. Wibuke ko hari umugani Yesu yigeze acira abantu, ndatekereza ko niwe avuga ko hari umuntu ngo wavuze ngo afitanye urubanza n'uruzabibu. Umuntu yaraje atera uruzabibu, amaze kurutera ngo araruhingira, ararubagarira, araguhirira, ategereza ko ruzera imizabibu, ariko ngo gwera ibitari byo. Ni ukuvuga ngo rero abakristo, abantu bemera Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, bemera Imana, bagomba kuba ari abantu bakuze. Yego baratangira ari abana, bakazamuka bagakura mu ijambo ry'Imana, bakaregwa, bakigishwa gusenga, bakigishwa gusoma ijambo ry'Imana, bakigishwa kwizera. Bagera ahantu rero bagatangira kwera imbuto z'umwuka we. Abakristo nyabo bakuze bari mu kigero cyiza, icyo tubaboneraho ni imbuto z'umwuka we. Izo mbuto rero ni ziriya twasanze hariya mu Bagalati. Kuko iyo tuteze imbuto za mwuka wera, tuba dufite izindi twera za kamere. Yego. Kuko hariya mu Bagalatiya n'ubundi nizo zitangira ingeso za kamere. Ni ukuvuga ngo Pawulo yari ko avuga ngo ibyiza mpora nifuza gukora, ngo ariko ntaba ari byo nkora, ngo ibibi ndashaka ariko ngo akaba ari byo nkora. Ariko aravuga ngo dutsindishe kamere umwuka. Ni ukuvuga ngo iyo umwuka utaje ngo unyohe kamere, ni ukuvuga ngo kamere nayo izinyoha umwuka. Noneho muri icyo gihe umuntu aba asigaye yera imbuto za kamere cyangwa imbuto za mwuka wera. Ariko hano rero ko turavugana n'abakristo tubabwira ko hari imbuto bakwiriye kubabera, n'abagikoreshwa na kamere nabo bumve bahinduke bera imbuto za mwuka wera. Rero aha niho yavuze ngo
kuko ibyo kamere ararikira ngo nibyo umwuka yanga, ibyo umwuka akunda nabyo nibyo kamere yanga, ngo dore birahabanye. Avuga imbuto za kamere ni nyinshi, reka zo tuzireke wenda ko turaganira ku mbuto z'umwuka wera, ariko aravuga ngo dore imbuto za mwuka wera. Aravuga ngo ikintu cya mbere ngo ni urukundo. Umukristo udafite urukundo ubwo twamwita ko ari umukristo. Imana ni urukundo, ngo n'abayisenga bose bakwiriye kuba bafite urukundo. Kandi biranditswe muri Yohana ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwizera atabasha kurimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Imbuto ya mbere rero ya mwuka wera ni urukundo. Urukundo rurabuze, kandi twarugize nta bibazo byoba muri iyi si. Ibibazo biri mu isi kuko abantu tibeze imbuto za mwuka wera, ahubwo beze imbuto za kamere, bafite ishari n'ibindi ariko ntibafite izo mbuto. Imbuto ya kabiri ni amahoro. Amahoro, abantu babuze amahoro. Abantu nta mahoro bafite, kandi kubera umuntu mu mutima we adafitemo amahoro, ni ukuvuga ngo afite amahane, kandi iyo agize amahane rero abuza n'abandi amahoro. Icyo gihe ni ukuvuga ngo ntabwo uri kwera imbuto za mwuka wera. Imbuto ya gatatu ya mwuka wera ni ibyishimo. Hari abantu mu buzima bataza bishima, ugasanga umudamu mu rugo oya uzugira ngo avuye nko kwitariyo y'akanyanga, yamye akanyaraza rimwe, umugabo aza yinjira akavuga ati siku noneho biragenda gute. Ariko abantu kandi sinvuze ngo ni abadamu bonyine, n'abagabo, hariho abagabo nabo bameze uko nguko, hari abana n'abandi bose. Ibyishimo, umuntu wishima, kandi birizi ivuga ngo ibyishimo ngo ni umuti w'umutima. Kongera ikavuga ngo mwishime iteka. Mwishime iteka. Urabyumva rero? Ese nta mwanya wo kurakara uhari. Nta mwanya wo kurakara uhari. Kandi reka nkubwire, iyo urimo wikora biriya rero ni satani bibakoresha, si bo bonyine, reka ndeke kubyita, ni satani bibakoresha. Igihe abantu bahorana kutishima, habo bantu bafite ibindi bibazo bahura nabyo by'ubuzima, ugasanga bagwaye amapresha kubera tiwishimye, uhoranye desusi. Ibyo nabyo bifite ibindi bibazo bitera. Rero nitwishime, twishime iteka, kandi yewe ngo nongeye kubivuga ngo mwishime. Ineza yanyu imenwe n'abantu bose. Imbuto ya kane ya mwuka wera ni ukwihangana. Hari abantu mu buzima bataza bihangana, kandi muri uru rugendo bisaba birasaba kwihangana. Utihanganye ntacyo wagera. Urabyumva rero? Hanyuma icya gatandatu, imbuto ya gatandatu ndatekereza ko ni ukugira neza. Tugomba kugira neza. Iyo ugira neza buriya, ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukunda. Iyo ugira neza buriya uba iyo n'indi mbuto uba uri ko wera. Harimo ikibazo rero, abantu ni nko kuvuga ngo tekereza umuhinzi yarahinze umurima wiwe, amaze guhinga umurima wiwe aza kuwusura azi ko hageze ko weze agomba gusaruramo imbuto, ariko yashika agasanga nta kigori na kimwe afitemo, nimba ari ibiraya yatinze nta na kimwe azakuramo. Rero Imana yaturemye ituremera gukora imirimo myiza. Imirimo myiza rero ni izi mbuto z'umwuka wera. Imana rero wibuke ko Yesu igihe kimwe yigeze kuba ngo agenda n'abanyeshuri abigishwa be, ngo ashitse ahantu bari bashonje, ngo babona igiti. Birizi kivuga ngo igiti cy'umusikoni, batekereza ko gifite imbuto. Yesu atuma abigishwa ngo nimugende muje kureba ko kiriya giti gifite imbuto, muzane tujye tumererwe neza. Bahikoje basanga gusa ni igiti kiri aho catoshe, kigaragara ko cyakagombye kuba gifite imbuto, kigaragara ko cyageze mu kigero cyo kwera imbuto. Basanga ca giti nta mbuto. Yesu arakivuma. Ubwo rugendo bagiye ngo baragarutse basanga carumye. Muri make kuba ku isi kwacu
tugomba kuba nkuko twera imbuto tukazerera abo duturanye kandi gutazeze aruma none barumye nyine basigaye guhenanguka urumva ko etape ya mbere yabaye Yesu yavumye igiti ngo bagaruke basanga carumye urumva iyo basubira kuhanyura Bibiliya ntizisubira carahenangutse none igiti cumye wibaza ko kiba gisigaye niki no gushira kwacu urumva rero twari tuvuze kugira neza yego uko tubishoboye niko bibiri tuvuga ngo tugire neza urabyumva rero igikurikiraho ni ingeso nziza ingeso nziza kuba dufite ingeso nziza twibwe tutarinze tuvuga ubutumwa buriya ubutumwa buvuga mu ubutumwa ushaka kuvuga mu buryo bwinshi ariko reka byibuze dufata ibice bitatu by'ingenzi umuntu ashobora kuvuga mu ivuga butumwa ubutumwa bwa mbere ni ukuntu wafata Bible ugasoma ugatangira kubwiriza haba ari mu itorero haba ari mu muhanda cyangwa haba ari kuri kamera nk'uku nguku ikindi gukora ko ndavuga ubutumwa iyo ni inzira ya mbere inzira ya kabiri yo kuvuga mu butumwa ni ingeso nziza zacu tutarinze tuvuga ngo abantu niba tubonaho ingeso nziza bahinduke urabyumva kandi indirimbo izirimba ngo wewe ni barua watu wote wanakusoma kwa mwenendo wako na matendo yako na matunda na tabia biriya byose urabyumva rero ingeso nziza iyo dufite ingeso nziza hagati mu bapagani cyangwa no mu bakristo bituma abantu bizera Imana yego urabyumva umuntu akaba yovuga atari ko uriya mudamu uzamubona ukuntu yitonda uriya mudamu uzamubona ibyishimagira muzamubona urukundo agira muzamubona amahoro agira umugabo akaba yabwira umugore we ngo ariko wabaye nka runaka abaye atari umugore w'umupfapfu ujya Bibiliya izivuga akabyiga akaba yomubaza ngo ese wewe kubera ko uhorana ibyishimo ni kuko uhorana ibyishimo ni ukubera ko uhorana ibyishimo nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza Yesu yatugiriye neza Yesu yaradukunze Yesu yatanze ikiguzi gikomeye ariko ikibazo rero niyagaruka akareba ibyo yadukoreye agasanga ingeso zacu ziracyari zazindi abantu batagira ingeso nziza tugira ingeso nziza ubwo ni uburyo bwa kabiri bwo kuvuga ivugabutumwa ivugabutumwa rya gatatu ni ugukoresha uburyo ushobora kuba we utagenda mu ivugabutumwa ariko ugashigikira abarikora ukabashigikira ukariha amatransiporo yego abavugabutumwa baje mu ivugabutumwa mu baha amafaranga mu matorero abantu bagira ibiseke byo gushigikira ivugabutumwa ubutumwa bugende bugere ku isi ubwo ni uburyo butatu nari mvuze bwo kandi buriya ngo tuvuge nimba umuntu agiye mu ivugabutumwa njyewe nkiha pene yo kumurihira itiki bwa butumwa ngo agiye kuvuga ngo nanjye turabugabana niko bimeze cyane gose none umuntu we yari afite umwanya wo kugenda mu ivugabutumwa ariko afite challenge y'amafaranga wowe utanze amafaranga aragiye ni ukuvuga ngo imitima irakize Imana nija guhemba izahemba wa muvugabutumwa wagiye ihembe nawe wamufashije kugira ngo agende akore byavuga butumwa mwese ico gihe muba mugabanye ku Mana nta nubwo mugabane igice ngo 50% ku Mana nijana hego ibyo rero iyo tubikoze gutyo nari mvuze ko ingeso zacu nivuga butumwa yego gukiranuka kuba umunyakuri mu gihe cyo gukiranirwa bano bakomeje gukiranuka isi yuzuyemo gukiranuka ni ibintu by'ingenzi cyane kwirinda tugomba kwirinda tugomba kwirinda ese ubundi umuntu icyo yirinda ni iki wirinda ikibi cyose ikibi cyose n'igisa n'ikibi cyose tugomba kukirinda kuko uvuze kwirinda hariho abuja no kwirinda ibyiza oya ni kwirinda ibibi ibyiza se ibyiza nta kibazo bimeze gutyo nusoma hepfo aravuga ngo bimeze gutyo nta mategeko kandi Pawulo yari kubabwira ngo ndababwira hakiri kare kuko ngo abameze gutyo bajya bera za mbuto za kamere nta bwami bw'Imana bazabona rero umuntu wese niyisuzume
arebe muri side yiwe avuge ngo ese ubu ngubu izi mbuto 9 mfite zingahe nera zingahe ese ubundi nyine usanga hariho nk'uwera 5 zine zaramunaniye zine zaramunaniye uwo muntu ameze gutari hehe agire gute ahagaze utegerezwa kuzera zose yatavuyemo nimwe none umuhinzi yarimo ahinga umurima sibyo ubundi nuko abantu bahinga hari ubuhinzi ni approach nshasha hari y'ubuhinzi bwitwa ngo ni farming gas way guhinga twigana imana abantu barahinga ibintu byinshi ariko finish ugasanga nta musaruro ndashobora guhinga umurima munini ariko ntawiteho ngo ubagare ukorera ibisabwa ugasanga nta musaruro umuhaye uvuyemo kandi ari munini icyo nshatse kuvuga rero reka tube tubashimiyeho buke abatarera 9 ariko byibuze abataraparvena ni nka kujya 9 ni nka kwa kundi umuhinzi nibyo narishatse kuvuga umuhinzi yaba yahinze havuga ngo nzasarura tone 200 ku rugero agasanga at least abonye 100 kurabyumva yahombye ariko byibuze tiyamyagenda gutyo urabyumva ariko target yiwe nuko yeza ziriya tone 200 kwibuke biri zivuga umugani ngo umuntu wari ufite intama 100 imwe irazimira imwe asigaranye 99 ngo agenda yihiga mu bihanamanga uriya muntu yarakeneye ngo azikwize zose 100 ziwe ni igomba kurimbuka ni ukuvuga ngo abantu icyo twatwiga muri iri somo ziriya mbuto zose tuzikwize hatabura n'imwe kuko nyine urumva ko umuntu wari ufitiye intama 100 akabura imwe agasiga zijya 99 akaja guhiga imwe kugira ngo ayizane nayo natwe rero izo mbuto 9 tubikorereho ntitugire 5 6 ngo 3 zitunanire cyangwa 4 zitunanire nitugerageze zose zose hatabura ni uriya urumva ko yahisemwo ahitamwo ziriya kwari yari afite 100 imwe yazimiye aja kwishaka aravuga ngo nayo niyanje iyo mbuto utarera nayo umenye ko ni yawe kugira ngo ni yawe ugomba kuyera ni ya mwuka wera why not utagomba kubifita urakoze cyane kuko ndabona umwanya ko kuratujana nshaka kuvuga kuri ku mpano nyine udatinda cyane warangiza ukusiriza kumuhamagara w'umuntu impano ni iki abarundi bazita ingabire ni izihe ego buriya impano urabyumva ni ukuvuga iki tubanze dufate mu buzima busanzwe ni ikintu duhabwa ku bindi tuba dufite ni inyongera mbyite gutyo ikibanza rero harabanza imbuto za mwuka wera iyo umaze kugira ziriya mbuto za mwuka wera imana izikongerera impano ni kado ni gift umwana iyo yakoze neza ku ishuri sibyo we watumye umwana ku ishuri umwishurira amashuri kandi umutuma kwiga iyo aje yatsinze uzumuha gift ni ukuvuga ngo uriya mwana icyo yakoze yeza imbuto iwe zijya n'imbuto ariko nawe icyo umuhaye wewe kubera ko yakoze neza umuhaye impano icyo gihe rero cyo nari nkubwiye ngo buriya subira uje hariya usomere hariya mu Bakorinto ba mbere igice 8 Bakorinto ba mbere igice 8 wenda tugende twihuta Bakorinto ba mbere turasubire hariya gira twumve icyo Bible says cyangwa reka mbere nimba nje uhabona vuba Bakorinto igice
ibice 12 umurongo wa 8. Abakorinto ba mbere nahageze njewe, reka mbasome. 12 umurongo w'8. Nge nahageze nimba utarahageze. Wahageze ngaho dusomere rero. Haze ngo mwuka aha umwe kuvuga ijambo ry'ubwenge. Kuvuga ijambo ry'ubwenge. Undi uwo mwuka akamuha kuvuga ijambo ry'ubumenyi. Tubanze duhagarare kuri ibyo bibiri. Mwuka muri za mpano rero hajemwo ijambo ry'ubwenge, sagesse, wisdom. Iyo ni gift ziva ku Mana, yongera kuri za mbuto. Kuko noneho wewe wamaze kuronka imbuto. Kuba wamaze kuronka imbuto, Imana igiye kuguhe wewe kurera imbuto. Kubera ko weze imbuto rero, Imana ifite ibindi ishaka kukongerera. Uranumva? Ego. Weze imbuto. Nyuma yo kwera imbuto, Imana rero ifite ibindi za gift. Twavuze ngo umubyeyi atumye umwana ku ishuri, amwishuriye minerva, school fees. Ego. Hanyuma wa mwana azanye amanota meza. Kubera ko azanye amanota meza, umubyeyi hari gift amugenera. Ego. Rero ubwenge ni nako bivuga hariya muri Yobu ibice 28 no kuri 28, hakavuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo rero twakoze biri icambere duhabwa wisdom. Iyo ni gift iva ku Mana. Wisdom, sagesse. Urabyumva? Ubwo ni nabwo bwenge. Ubwenge butandukanye n'ubumenyi. Ubwenge ubundi ni Imana izibutanga. Ubumenyi rero dushobora kubwiga. Urabyumva? Ariko byose ni gift za Holy Spirit. Ni umwuka ubuhaye ubitwongera, ukavuga ngo ubwo wamaze kwera zino mbuto ndagushimiye, nongeye kuri ibi wari ufite, kongeyeho ubwenge, kongeyeho ubumenyi. Vuga iya gatatu rero dukomeza. Iya gatatu ravuze ngo undi uwo mwuka amuha kwizera Imana. Kwizera, la foi, faith. Iyo ni gift ziva ku Mana. Kurabyumva? Uwundi ngo amuha impano yo gukiza abagwayi. Uwundi akamuha impano yo gukiza abagwayi. Bibiliya irabivuga hariya ngo ibimenyetso bizagumana n'abazaba baramwizeye. Ngo bazarambura ibiganza ku bagwayi, ngo bahere ko bababazi. Buriya bariya basengera abagwayi bagakira. Bariya iriya ni gift bahawe iva ku Mana ya Mwuka Wera. Iyo kugira ngo beze imbuto, kandi imbuto nitwe tugira ya eforo kuzera. Ni twebwe nta kindi kintu ku ruhande, ariko gift zo turazihabwa. Mbese imbuto umuntu niwe utegerezwa ni effort personnel, niwe ugomba yere ziriya mbuto. Ariko impano tuzihabwa kubera ko dufite za mbuto. Iyo twemeye imbuto tukagira ziriya mbuto, Imana iduheza impano comme cadeau. Iradukadona kubera ko twatuze imbuto za Mwuka Wera. Hari intambwe twamaze gutera, Imana ikavuga ngo hejuru yizi imbuto uyu muntu ahaye, reka nongere mushirireho uzagifite. Wasenga gutya abagwayi bagakira. Komeza iyindi. Iyindi ravuga ngo ku murongo wa 10 haravuze ngo undi akamuha gukora ibitangaza, undi akamuha guhanura ngo avuga ibyo ahishurirwa. Ibitangaza buriya naha twasomye havuga ngo ibitangaza bizagendana n'abizera. Buriya bari abantu bakora ibitangaza, buriya ni gift za Holy Spirit. Undi ngo akamuha kugenzura, uvuga niba avugishwa n'ingabo za Satani cyangwa na Mwuka w'Imana. Havuye iriya miracle, iriya bitangaza re miracle, hari havuze ko hakurikira tutaragera kuri ico cyo kugenzura, hari yavuze ko hari impano y'ubuhanuzi.
buriya ubuhanuzi abantu bahanura ni impano nta na eforo baba babishizemo wanashaka ni nacyo gituma reka nkubwire buriya hari abantu batugenera gift tutazimerita urabyumva igikomeye ni ziriya mbuto twera ni naho ugomba kurebera umukristo wakuze ni mu mbuto ariko apana mu mpano kuko impano ushobora kuyihabwa utanayimerita feva gusa umuntu akakubona akaguha impano none se Bible ntivuga ngo yadusanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha aratubabarira tugirira impu hari umuntu gusa ushobora kukubona atari ukuri mwiza atari uko wakoze ibyiza akakuzanira gift ega mu miryango abantu nubwo hari imiryango ibanye nabi hari kugiye kiragira bagahana amagift nico gituma tukabona umuntu ngubwo ari guhanura cyangwa hayagira gute ngo uvuge ngo uyu nguyu mu byuko ico ugomba kureba cyambere ugomba ni imbuto arera izihe mbuto maregiri gift afite arera izihe mbuto yego umuntu ashobora guhabwa gift ariko atamirita ubuhanuzi nico gituma hari abantu bahanura ariko baje kureba muri ziriya mbuto za mwuka wera ugasanga nta nimwe yera ariko yahawe iyo gift nye yarayifite abandi rero ngo bahawe kugenzura buriya hariho impano ya utambuzi umuntu azayicara hariya haba hayabwiriza umuntu cyangwa yaba ariko hanura akora n'ibindi umuntu akaba avuga ngo jewe uriya n'umwuka w'Imana uriya n'umwuka w'Imana uyu muntu uriya n'uwa satani hari abafite buriya mwikanisa hariho abakoreshwa n'uwa satani ngo abana b'Imana bashengereye ngo na satani yari ahari abantu bose ze baje kwikanisa wibaza ko babajanywe no gusenga noneho wa muntu ubundi ari none wa undi ufite umwuka wo kugenzura aragenzuye yabonye karanura mu izina rya satani tegereza amakuru ya Petero igihe kimwe ngo hari umukobwa ngo wari uriho umwuka w'indago kurumva hariho abantu bararaguza abantu bafite imyuka ya za Beelzebul nayo izikoresha abantu iyo ngiyo kandi bagahanura byo apana kuvuga ngo bahanura ibinyoma ariko ugomba kumenya ngo isi umuntu isoko akuraho niyi hari abakura mu isoko itobwe ariko hari abakura mu isoko nziza rero ico gihe ngo wa muntu akomeje gusakuriza ba Pawulo aramucaha kandi ariko avuga ngo koko aba n'abakozi b'Imana abafite rero uwo mwuka wo kugenzura iyo mpano iyo gift baza bamenya ngo uyu muntu biriya hayavuga birava ku Mana uyu biriya hayavuga birava kuri Satani reka tuje ku ntuzi ku muhamagaro ubundi umuhamagaro iwe ni iki umuhamagaro ni iki umuhamagaro calling tuyite gutyo buriya umuhamagaro reka nkubwire ni nkaho tuvuge ngo guhamagara iyo uhamagaye umwana uzimubwira ngo ngwino hano ukamubwira icyo ushaka akuzanira ni ukuvuga ngo ni umuhamagaro ni ikintu kiri mu buzima bw'umuntu kigupushinga gukora kandi gukorana umwete gukorana ishaka noneho yego birava ku Mana umuhamagaro wava ku Mana urabyumva ariko noneho wewe muri wewe hari ikintu uzawumva muri wewe mu murimo w'Imana ukumva icyo uza wifuza gukora icyo uharanira icyo ushora mu imbaraga icyo wumva cyane icyo uza unakoreramo abantu bagafashwa umuhamagaro ni ikintu ukora kigafasha abandi bantu kandi nawe ukagikora ugikunze ntawe ugupushinga kikabicawe erega umuntu ukorera nibijyana natangiye hariya mvuga ngo ni nk'umukinnyi umukinnyi gituma bariya ba coach ba training abatrainer babo baravuga ngo abakinnyi ni 12 bakavuga ngo umwe n'umuzamu gardien ndiyoja kuba bitere ngo aje gutsinda igitego ahubwo iwica ashinzwe nuguhagarara nukurinda yazamuye kandi iyo yahagaze neza yitwara neza ntibashobora kubatsinda ariko iyo ataye nimero hari igihe ubona nk'akabumbu karaje aho guhagarangwa karindire nibagatera agafate akirukanka nawe yigira nk'umukinnyi burya iyo ahuye n'umukinnyi wa wundi bariya bita ngo ni ba rutahizamu azamukubita gusa agakorosi yarangiza akabagitaye indani
yataye nimero. yataye nimero ubundi rero Imana hano mu Baefeso turasanga hari imihamagaro 5 ngo bamwe yabagize kuba intumwa. Uko hari intumwa les apôtres abaposo, ariko abantu bose bakeneye kuba abapotre. Ariko se niyo mihamagaro yabo? kandi bose ntiyabagize gakwa, kandi bose si abapotre. Abantu bose ntibazoba abapotre, ariko abantu bose bakeneye kuba, kuko bumva ni title, ni titre, bumva ni fonction. Urabyumva? Ubundi kugira ngo ubwami bw'Imana bukore neza, twavuze ngo icambere ni imbuto buriya ni imbaraga, c'est la puissance. Impano rero naco ni ikintu Imana ibizanye kugira ngo wa murimo w'Imana ube edifié. Urabyumva rero? Hanyuma imihamagaro ni inshingano, ce sont des fonctions. Bamwe yabagize kuba intumwa, ariko se abantu bose bazoba intumwa? Umuntu wese azoza abyuka ngo nawe ngo ni apotre? Hoya, abantu bose sa nunareba n'igihe cya Yesu, ni bamwe n'igihe cya Yesu yari afite intumwa 12. Kubera iki abantu se Yesu ko hari hamwe nasomye havuga intumwa 70. Igihe yatumye intumwa 70, taho yatumye intumwa 70. Ibyo Yesu yari ko atuma ni benshi, ariko abari mu mafonction yandi y'ubuzima bwa buri munsi ni bari ya 12. Rero niyo kuvuga ngo abantu bose ntabwo boba abapotre. Abapotre bafite uwo muhamagaro kandi bahawe izo nshingano barimo bazikora, turabubashe kandi ayo ni amavuta Imana yabasize, tuyabubahire. Ariko kandi tubwire abantu bose ko batazaba intumwa. Abantu bose ntiboba abapotre. Hariho ab'Imana yatoranije avuga ngo wowe icyo ngutoranije ni ukuba intumwa. Abandi yabagize abahanuzi. Abantu bose se buhanura? Abantu bose ntabwo buhanura. Abantu bose ntabwo ari abahanuzi. Ese ubundi guhanura niko kwerekwa cyangwa hariho kwerekwa hariho no guhanura? Ni hafi ikintu kimwe. Kurumva? Iyo weretswe n'ubundi n'Imana ibizanye ryahishurirwa. Revelation iva ku Mana. Kandi twavuze ko n'ubundi hano ryayerekwa kwa guhanura kurava muri za mpano za Mwuka Wera. Urumva rero? Hanyuma ubuhanuzi, impano y'ubuhanuzi, abahanuzi ni ukuvuga iki? Nureba no mu isezerano rya kera, abahanuzi bari abantu Imana itoranya, ugasanga isi n'amami byari bitarakomera cyane ngo bihabwe ibyo ngibyo. K'ubwoko bwa Isiraheli bwigeze kubaho nta mwami bugira, ariko bufite abahanuzi. Kandi abo bahanuzi nibo bababwira ngo Imana yavuze gutya, Imana ikeneye ko mukora iki n'iki n'iki. Bari abantu buriya batoranijwe kandi bafite inshingano ziremereye, bagomba kuyobora abantu. Ubundi ahantu hose hari abantu hakagombye kuba hari abahanuzi bavugana n'Imana, bumva ijwi ry'Imana, babwira abantu, bakababwira ngo Imana dore icyo ihari, Imana dore icyo idushakaho. Uwo ni umuhamagaro wa gatatu. Umuhamagaro wa kane ni ukuba bumvira abashumba. Urabyumva? Uriya bashumza amatorero. Abantu bose ntibazoba ba pasiteri. Hariho umuntu azamakerera ngo yama w'umushumba, anabe n'umuhanuzi, anabe n'apotre. Ibyo ni ukuvangirwa. Birashoboka, reka ndeke kubipinga. Hari igihe umuntu usanga nyine kubera ni nka kwa kundi twavuze gift, hari abaronka nyinshi, hari abaronka nke. Ariko nabyo hari igihe abantu babikora bivuye ku Mana aho nta n'ikibazo bitera, ariko hari ikibazo abantu bashaka kugira. Nacyo gituma ubona abantu bagongana mu matorero n'ibindi, nuko abantu bakorera mu mihamagaro itari yabo. Umuntu iyo amenye umuhamagaro wiwe aza akora neza, nta n'ikibazo azatera. Abateza ambutiyaje ni abantu barimo bakorera mu mihamagaro itari yabo. Igihe cyose uzokorera mu muhamagaro utari wawe, icyo gihe uzateza traffic, uzateza jam. Abandi yabagize abavuga butumwa barahari, abaevangeliste bagenda bakwiza
ivugabutumwa bakaribwira n'abatararimenya, apana ririya ryo mu itorero, yo kubwira hanze. hanze mu bapagani. Nose abamisiyoneri babaye baki muri abo? Aba evangeliste, aba apotre. Abamisiyoneri ni abantu bafite misiyo, ni bariya abavugabutumwa. Bari muri aho bitandukaniye gusa inshingano z'abamisiyoneri nyine bo ni misiyo baba bafite runaka. Ariko abavugabutumwa umuntu ashobora kuba akora ivugabutumwa ariko mu buryo butari professionnel, atabigize ubuzima umwuga. Misiyoneri nyine niko kazi kiwe, aragenda abwiriza abantu, yarangiza yamara kubabwiriza bakijijwe akabaha abantu cyangwa agashinga itorero, yamara guhagarara neza agasohoka akagenda. Uko niko bitandukanye. Naho uvugabutumwa nyine hari abandi bakora ariko batari abamisiyoneri. Urumva rero abandi ngo ni le docteur muri biriya gifaransa ari kuzivuga, abigisha, abarimu. Hari abarimu buriya ni ukuvuga iki? Mu ishengero hariho amakanisa amwe nyine tuvuge nka za metodiste, za sepake, za sepa, usanga harimo nyine umuntu umwarimu nyine kitwa n'umwarimu w'ikanisa, kandi nyine abakomeye. Ariko muri aya makanisa yandi nta barimu babamo, sinzi nta barimu babamo uretse nk'izo narimvuze metodiste, sepake, serpa. Niba usanga bafite umwarimu, kandi umwarimu nyine bakamuha agaciro karenze n'aka bishop, nk'aho ari we nyiri kanisa. Na kadesi, nari nyibagiwe kadesi, nazo zigira abarimu. Ariko ugasanga hariho amakanisa amwe adafite mwarimu. Ni ukuvuga iki? Buriya icyo nari nshatse kuvuga, abarimu Bibiliya ivuga, abarimu le docteur ni abigisha b'ijambo ry'Imana, babifitiye ubumenyi buri hejuru. Buriya uzorebe hariho abarimu, buriya hariho umuntu buryo usanga abantu nko mu itorero baravuga ngo uyu munsi hariho kubwiriza no kwigisha, sibyo? Kubwiriza no kwigisha, ndatekereza ko mu Giswahili nimba ariho havuga neza mahubiri, sibyo? N'amafundisho ni ibintu bitandukanye bitari bimwe. Hari ukubwiriza no kwigisha. Kurumva just ni ukuvuga iki? Byose ni bimwe, ariko aho bitandukaniye, bariya abigisha b'ijambo ry'Imana ni abantu bano bize bageze mu rwego, ni ukuvuga iki? Bazi interpretation de la Bible, barayize, abaye afiteho noneho n'impano ya Mwuka Wera nayo ikamushurira ibindi. Ni ukuvuga ngo abo ni abantu nibo bita le docteur, ni abantu bize, bazi ijambo ry'Imana, bazi gusobanura ibintu byose. Mbese bize teoloji, bize za teoloji. Bariya ni abo ngabo. Ufite bariya ba mwarimu ni umuntu uba wegereye itorero cyane kurenza uko pasiteri wenda abana naryo. Mwarimu niwe muntu uba uri hafi n'abakirisitu kuri ariya matorero abifite. Ariko kandi si bariya abarimu Bibiliya ivuga. Abarimu ivuga rero ni bariya le docteur, ni abantu bize, bafite amashuri, bize ijambo ry'Imana, bazi kurisobanura. Buriya mu makanisa menshi harimo abo ba docteur. Amakanisa amenshi arabafite, ariko hari n'ayandi atabafite. Amenshi arabafite, ariko hari n'ayandi atayafite. Rero mu gusoza, icyo naringira ngo mvuge kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga ko wenda tugize ngo dusamarayizinge ibyo bintu, ni ukuvuga ngo imbuto za Mwuka Wera ni karagita, ni ibintu bituranga, ni ibintu, ni ubuzima. Urabyumva? Umukristo wese agomba kuba afite ziriya mbuto, kuko ni ubuzima bw'umukristo. Umukristo udafite imbuto si umukristo. Urabyumva rero? Naho
impano nyine ni gift, just ikintu kiriya uhabwa cyo gukoresha. Imbuto ni ingeso, mbese ni ubuzima buturanga. Aho impano ni ibyo dukoresha, ni ibintu biza kugira ngo muri wa murimo w'Imana n'ibindi bintu tuba duhawe, sindi imbaraga zituma tuzamura ubwami bw'Imana. Naho rero umuhamagaro ni inshingano, ni fonction abantu baba bafite. Nico gituma nazo ziratandukanye. Umuntu rero nimba ari umushumba nimumwubahe kuko uwo niwo muhamagaro we. Urabyumva? Twese ntitwoba abashumba. Umushumba afite ibyo ashinzwe, umuhanuzi afite ibyo ashinzwe, intumwa ifite ibyo ishinzwe. Kurumva? Wa muvuga butumwa afite ibyo ashinzwe, wa mwigisha rero nawe afite ibyo ashinzwe, na wa mu apotre yantumwe. Ico gihe abantu rero aho biza guterera ingorane ni abantu batamenya nimero zabo, guhagarara muri nimero yawe ngo ariho ukinira. Ibyo biza biteza akavuyo, ugasanga n'ikanisa abantu hari ibyo bari kugenda. Urakoze cyane, turagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye. Abantu tumenye imbuto ko ari dutegerezwa kuba dufite ziriya mbuto, kuko nizo zizaduhesha impano. Tuzahabwa impano kubera ko twatunze imbuto muri twe. Hanyuma umuhamagaro nawo, umuhamagaro buri umuntu arawiyumvamo. Umuntu arawiyumvamo. Hariho umuntu uzi ukenera ngo avange aje mu bindi, ariko abazi iyo watunze ziriya mbuto ugatunga ziriya mpano zikwereka umuhamagaro wawe, kandi akaba ari ukoreramo. Icyo twifuriza abantu rero ni ugukorera mu mihamagaro yabo, bagatunga ziriya mbuto, hanyuma Imana ikabaha amagifti arizo ziriya mpano Imana itanga. Ukisanga uri gukoresha impano, ushobora gukoresha imwe ariko bwacu Imana ikakongera n'izindi, ikakongera n'izindi kubera ko yakubonye ko utunze ziriya mbuto za Mwuka Wera. Rero turagushimiye cyane, dushimira n'abadukurikiranye. Imana ikomeze ibashoboze gutunga imbuto za Mwuka Wera, impano za Mwuka Wera, no gukorera mu mihamagaro yanyu. Murakoze cyane.